So guys, umwami imihanda ndigarikiye sinari nababwiye ko ndibuze kubatamo ibimenyetso simusiga byemeze ko Chriss Eazy na Pascaline bari mu rukundo. Nabi basezeranyije nababwiye ni ndaza kuza kubatamo ibimenyetso simusiga bigaragaza yuko nubwo bakomeza kugenda babihakana bigiza nkana man mfite proof zifatika zigaragaza yuko Chriss Eazy ari mu rukundo na muhoza Pascaline. Bimwe mu bimenyetso simusiga bihamya ko Chriss Eazy na Pascaline bari mu rukundo plus teranya rwose hurundi rukundo. So guys, reka nkubitse gukanda subscribe uri butarayikanda kugira ngo ujye ubasha kujya ubonera ku gihe amakuru yacatse ibiganiro byacu uko tubagezeho. Inge no umwami w'umwana of course nge ni umwami muto cyangwa se unyite musaza waho Simba. So guys, ufite itekerezo cyangwa inyunganizi nimero yanjye ni 07855786 wanayikoresha unamamaza cyangwa se tukaba n'inshuti to nta bidanje na byose birabishoboka. So ni ukuvuga ngo rero mu kiganiro twakoze kare cyangwa se mu kiganiro kare nabahaye twavuze ku buryo Chriss Eazy yaba ari mu rukundo na Pascaline, ariko twibanda cyane ku anniversary ya muhoza Pascaline n'amagambo Chriss Eazy yamwandikiye. Tunibanda no kubyamamara ibindi byamwifurije isabukuru nziza y'amavuko, and then again reka mvuge ni happy birthday cyangwa se joyeux anniversaire umuhoza Pascaline chérie wa Chriss Eazy cyangwa se mon bébé wa Chriss Eazy. Mwana kanze mbasobanure utu emoji n'ikintu dusobanuye namwe bwanyu murata mwumva yuko Chriss Eazy ari mu rukundo na muhoza Pascaline, nubwo kugeza n'ubungubu batarerura ngo babigaragaza, ariko uko iminsi igenda ishira urukundo rwabo rugenda rubaganza tuba tubareba, nubwo mwe mutajya mubyitaho, ariko mana hari utuye emoji banagamo dufite ubusobanuro bwatari mwe mutaramenya. Kuva mu mwaka ushize rero w'ibihumbi 2023 mu kwezi kwa Nyakanga hakunze kugaragara amakuru cyangwa se hakunze kujya hanze amakuru yuko umuhanzi Rukundo Christine uzwi ku mazina ya Chriss Eazy yaba ari mu rukundo n'umuhoza Pascaline witabiriye Miss Rwanda 2022 akabasha kugira mu 10 ba mbere. Gusa iyo ubimubaza cyangwa se buruko wamubazaga yarabihakanaga yabitera gutwatsida kare kavuga uti njewe ndi inshuti ye bisanzwe bya bindi byabo. Ariko hari ikiganiro none twigeze gukora ari nacyo cyabaye imbarutso na cyangwa muze kugishaka cya Chriss Eazy twigeze kugikora ku buryo bari bibeshya akamwohereza uribuka indirimbo ngo kwanganza manga ndimo se ya debenira gukunda hari ukuntu yigeze kuza gutrendinga kuri Snapchat abantu bose bakajya bayikoresha. Chriss Eazy nawe rero ari mu bayikoresheje, and then ashaka kuyohereza Pascaline umuhoza aribeshya arayipostinga kuri Snap, and then biza kurangira abantu twese tuvumbuye iryo banga. Byaje kurangira Chriss abonye yuko akotoye yuko atari byashakaga gukora ahita yisiba igitaraganya, bishatse kuvuga yuko atashakaga yuko umubano wabo ujya hanze. Icyo ni ikimenyetso cya mbere, kuko iyo umuntu mudakundana nta nibidanje ntago wabigigira nyine ngo bitindeho ngo umve byakwe kuba ngiye nagupostinga inonda n'abapostinga. Navuga yuko ari ibintu bisanzwe nyine nkaba nagupostinga hariho hose nakoresha izo ndirimbo nk'inshuti yanjye sinumve nyine umutima wanjye uncira urubanza. Ariko we yarabikoze kuko bari mu rukundo kandi adashaka yuko aba people tubimenya, birangira hise yikuraho igitaraganya, bishatse kugaragaza yuko igihe kitaragera cyangwa se atashakaga yuko tumenya iby'iyo foto, yashakaga yuko bikomeza kuba ari ibanga. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kimusiga cyagaragaye mu mwaka wa 2024. Navuga ko mu kwezi ko kwakira rero ubwo indirimbo ko nahindutse yase bayita ko nahindutse ya The Ben yari yongeye kugerwaho ku mbuga nkoranyambaga. Chriss Eazy yaracitswe shyira kuri Snapchat ifoto ye na Pascaline irimo ijambo rigira riti
ukwanga nzamwanga niko kantu kenshi kakunzwe gukoreshwa cyane wajyana indirimbo nshyashya yasohotse. Iyo foto rero yahise ayisiba igitaraganya, ibintu byerekanye yuko yari yamucitse, yayishyizeho nyine bimugo nyine kwa kubora ucikwa nyine ugashiduka wayipostinze, sibyo? Ubwo rero umunyamakuru icyo gihe ndabyibuka, umunyamakuru w'inyarwanda yageragezaga kubaza iby'iriya foto kuko ndabyibuka icyo gihe muzi kureba no ku Nyarwanda. Ubwo rero yamugeragezaga kumubaza ku bijyanye n'iyo foto, yemeye yuko Chriss Eazy yari yayoherereje umuhoza Pascaline, ariko iramucika ijya kuri Snapchat. Ahita yisiba byihuse nyine, wana atayikura mu nzira. Chriss Eazy rero yabibajijweho abitera utwatsi, avuga yuko we na Pascaline ari inshuti bisanzwe. Ako kantu k'ubushuti busanzwe shaho. Aya makuru rero navuga ko amakuru yizewe twaje kumenya nuko na amakuru twizeye twaje kumenya, twaje kuganiza abantu ba hafi baba bombi, yaba ba Pascaline n'abantu ba Chriss Eazy nyine muri rusange, baba bombi twaje kubaganiza, twaje kujyana ikiganiro nabo. Bavuga yuko kuva umwaka ushize 2023 bari mu rukundo rwa hatari ahubwo rugurumana. Icyakora nubwo bagenda babihakana umunsi kundi, uko umunsi ugenda ushira undi ukaza, urugendo cyangwa se urukundo rwabo rugenda rubaganza, shiduka umwe yashyize hanze nk'ifoto ku mbuga nkoranyambaga, undi agashidukira hejuru akaba uwa mbere mu gukunda no kureba ya foto no kuyishyiraho igitekerezo muri comment nyine, agashyiraho comment yiganjemo amarangamutima ye. Katanagama comment kiganjemo amarangamutima ye, kuko ndaza kubereka amafoto twagiye turya screenshot kuva mu 2023 kugeza 2024, ibyaba ngaba ibimenyetso byose nyine twagiye tubikusanya kuva umwaka ushize. Rero umunyamakuru wacu yakomeje gukusanya ibimenyetso simusiga byerekana yuko bari mu rukundo, abo bombi yuko baba bari mu rukundo rwa hatari ahubwo bitari ibya hafi. Ibi rero byaje kuba ibindi ku munsi w'ejo ubwo Chriss Eazy yashyiraga kuri Instagram indirimbo yise Cinema. Iyo ndirimbo yise Cinema ni indirimbo yakoranye na Bwiza, maze rero Pascaline akaza akamwita umwami. Reka tubyemere, wenda ko ngako ni akantu gasanzwe kuba Chriss Eazy navuga ko ubu ngubu ari umwami muri music, ubu ngubu ahagaze neza, sibyo? Ntanjye nabimwita. Ariko Chriss Eazy rero yari yashyizeho amashusho ye ari muri gym, maze ayakurikiza amagambo agira ati hora my mind, ndetse ashyiraho akaemoji kagatima n'amagambo adasanzwe amagambo usanga akoreshwa n'abantu bakundana rwose. Ubu usanga na akaboro ni video, ariko ibyo nabyo wenda katubibare yuko ntago ari ibintu byatari, ariko ndaje mpitemo sobanura tuno tu emoji. Nuko ngo Pascaline ni yatanzwe kuko yahise azajya muri comment nawe akora resection, ahatangirwa ibitekerezo, maze ashyiramo ikamba ry'umwami ndetse n'umutima. Ibi bintu muzi ikintu bisobanuye, nukuvuga ngo Chriss Eazy yapostinze raboro, and then umuhoza Pascaline ahita ajya muri comment ashyiraho ikamba ry'ubwami nyine ya ngofero y'umwami ashyiraho n'agatima. Bishatse kuvuga ngo ni umwami w'umutima wanjye. Ubundi utu tuboro twari tubiri nicyo kintu dusobanuye, sibyo? Sobanuye umwami w'umutima wanjye, sibyo? Chriss Eazy nawe ntago yatinzwe, yahise agaruka ashyiramo ikamba
ry'umwamikazi cyangwa se umukobwa wambaye ikamba ry'ubwami ashyiraho n'akandi kantu k'umutima, bishatse kuvuga ngo ni umwamikazi w'umutima we. Si ibintu byumvikana, ibi rero bivuze yuko ari umwamikazi bahuje imitima nyine, kwa kuboro ari umwamikazi n'umwami ukuntu nyine baba bahuje imitima. So si ibyo ngibyo gusa kuko n'abantu benshi bagiye babibona, ugasanga nk'umuntu ahise aza muri comment ahise avuga ati suko se kubera umwami se n'umwamikazi. Chriss Eazy akahita avuga ati cyane, n'umuriro mwinshi bigaragaza ko ahantu rwose ari gutwika. Chriss Eazy n'umuhoza Pascaline bari mu rukundo bitasubirwaho. Si ibyo ngibyo gusa, navuga yuko Chriss Eazy kambyore gusa namwe muraza kugera mubyibonera nyine muri comment, kubitewe nuko ari ukuntu umuntu nka Chriss Eazy amafoto muze kubishaka, amafoto menshi ya Chriss Eazy muri comment agiye harimo comment zigiye zitandukanye n'iz'abandi z'umuhoza Pascaline. Kwa kundi twe dushaka kuza tukitira comment, hariho comment zigiye zitandukanye ahantu hose. I'm thinking of you ikintu mvuze ni ukuvuga ngo rero mani ko byagenda uko ariko kosa Pascaline guhisha amarangamutima ye kuri Chriss Eazy bijya bigorana pe. Byo ntabwo ari ibintu twakirwa tugaruka, kuko ahantu hose Chriss Eazy ari n'umuhoza Pascaline arahari. Ibintu bishatse kuvuga ngo nta kintu mwumva mwebwe gusa mani, nubwo bakinwa kubihisha ka Pascaline ni keza. Undi babigenza gute? Undi wana bajyama babikora bate? Ka Pascaline ni keza, namwe ndaje ngene nkabereka mumfashe kureba. So ahangaha rero kugumya kubisha biba byakomeje bikanga handi Chriss Eazy abagize ati ndagukunda. Chriss Eazy yananiwe guhisha amarangamutima ye ku isabukuru ya Pascaline. Kwa kubora umuntu afite isabukuru n'iki, umuntu umukunda kudashaka kubimenyekana ngo ari ibanga yewe bikarangira n'ubundi bivuze. So nukuvuga ngo rero ku bantu mugiye kureba, ku bantu ngiye kubwira kuntu byagenze ku isabukuru n'amagambo Chriss Eazy yavuze n'abifurije isabukuru umuhoza Pascaline, iyi nkuru ndamara kuyikora mpita mbategurira ibindi, mpita mbategura namaze gukusanya ibimenyetso simusiga. Nubwo Chriss Eazy bihakana, ugasanga babimubajije nyine akabitera utwatsi yuko yaba akundana n'umuhoza Pascaline, ariko njye mfite ibimenyetso simusiga, mfite proof ndibuze nkabahereza. We nuze kuza gucika ikindi kiganiro kibite gikurikira iki upload nyine ndaje mpita mbataho iki kiganiro, and then mpita mbatamo n'ikindi noneho kigaragaza yuko Chriss Eazy n'umuhoza Pascaline bari mu rukundo byeruye, mbahereze n'ibimenyetso kuko nacyo monda gikora fresh. Ku munsi w'amavuko wa Pascaline abantu bose bari bahanze amaso ku mbuga nkoranyambaga za Chriss Eazy ngo barebe ubutumwa aza kumuha cyangwa se ubutumwa aza kumwandikira. So kubera yuko bikunze kuvuga cyane ko aba bombi bakundana nubwo batarerura ngo bigaragaze, niyo mpamvu basangaga abantu bose bari kureba ngaha umuhoza yavutse, katwirebere Chriss Eazy, katurebe noneho ibintu ari buze kwandika. Nyine nawe urabiza abantu n'abajaji kuva mu mwaka ushize rero 2023 mu kwezi kwa Nyakanga hakunzwe kugenda havugwa amakuru yuko umuhanzira Rukundo Christian Nsengimana uzwi ku mazina ya Chriss Eazy yaba ari mu rukundo n'umuhoza Pascaline witabiriye Miss Rwanda 2022 akabasha kugera ku byibuza muri 10 ba mbere. Gusa iyo babimubaza cyangwa se iyo yakundaga kubibazwa cyangwa se iyo wakundaga kubimubaza ntago yeruraga, yarakubwiraga ngo ni inshuti yanjye bisanzwe, ako kantu shaka ka best n'ubo best. So guys, nuko ngo n'umuhanzi Chriss Eazy yananiwe guhisha amarangamutima yiwe, nawe rero ari mu bifurije umunsi mwiza
Umuhoza Pascaline wagize isabukuru y'amavuko binyujije ku rubuga rwe rwa Instagram. Chriss Eazy yabwiye Pascaline mu rurimi rw'Icyesipanyol aho yagize ati isabukuru nziza y'amavuko mamiya, ni wowe utunganye, komeza ukundwe n'Imana kandi nanjye ndagukunda cyane cyane. Amagambo ntabwo yabwira umuntu udakunda, ushaka wenda kuba wamubwira ngo happy birthday my beautiful girl, ewana ibyiza n'imigisha ukomeze ube nyine tu amagambo nkayo. Ariko hari ukuntu umuntu avuga ikintu niyo yaba atagukunda kumva nyine ko bikaze aha bikomeze kugorana. Nkanjye urimo kureba hanjye sorry man, nyine nabwiye ko ndwaye grippe nyine to. Nukuvuga ngo nkanjye nuza kureba kino kiganiro ukakirangiza ukaba ufite BD, nimero yanjye simuyibona aho ngaho se muzarebe te SMS uzajya n'icyumbuti my gym mfite BD uzabureba aho wenda nko kuboro ngiye nshaka nk'ubutumwa nakwandika cyangwa uburyo nagupostinga n'uburyo nakwandika kuba ari umubibi nakwita happy birthday my beautiful girl man, imigisha kuri wowe, more blessing kandi mwifurije ibyiza, Imana ikomeze yagura intambwe zawe, sibyo? Nk'umuntu nyine wenda naba nifuje isabukuru, nk'umuntu naba nifuje nk'umuntu twamenyanye cyangwa nk'umuntu nifuza ko twazaba inshuti, nk'umuntu w'inshuti yanjye, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. So Pascaline nawe rero ntiyashoboye guhisha amarangamutima ye kuko nawe ubwe yahise amusubiza agira ati uri uw'ingenzi mpora nshimira Imana ku bwawe, ndagukunda. Mpano numva aya magambo atarimo urukundo. Bro, niyo waba uri umuniga man, ntabwo mvuze abakobwa gusa, ndabizi mwaje muvuge ngo kubera icyo uvuze abakobwa gusa. Bro, uri umuniga BD yanjye hari amaji menshi sinzano bakora namba zanjye, ariko shaka kuba ari hano bakambwe ati mfite BD ndashaka kumfasha gukira gutya man, uzarebe ni happy birthday cyangwa joyeux anniversaire my brother, ewana more blessing man, Imana ikomeze yagura intambwe zawe. Nyine shumva nkagutama ka SMS nkako ngako, ariko biragoye kubona tudakundana. Nyine nakubwira aturona ati rwose uri w'agaciro kuri njye, urabona hoze nekereza tikanda gukunda cyane, hashima Imana yakuremye n'umubyeyi wakubyaye. Ko bikaze. So reka twivuge mu bandi bantu b'ibyamamare bifurije isabukuru nziza uyu mukobwa biganjemo abanyuze mu marushanwa ya Nyampinga cyangwa se muri Miss Rwanda, harimo nka Miss Kayumba Darina muramuzi, akunze kuri YouTube channel yiwe yarabihinduye yitaga Odostar. So wongo Darina rero wamusabiye imigisha akamushimira kuba yarakomeje kumubera inshuti nziza. Harimo no twakita Sabine Mutabazi, Keria Ruzindana, Bahari Ruta, Davis Dina wari mu bamwifurije, Mutesi Denis Keza. Abo ngaba ni amasira y'abantu uri kugenda mbabwira. Hari uwo twakita Mayita Young Grace Miss Rwanda 2022, inshuti muheto Divine, ubwo inshuti muheto si Divine, yes inshuti muheto Divine Miss Rwanda 2024, sibyo? Yes nibyo. Ariko hakazamo Mutesi Jolly w'Imana Jeannette, isabukuru nziza irasubiza Alliance, Umuratwa Anita Kate, ubwo ni Kate Bashabe, ndetse n'abandi nyine bagiye bamwifuriza isabukuru nziza. Gusa Umuhoza nanjye ntago nabura kumubwira ati happy birthday my beautiful girl man, more blessing, abantu w'agaciro ku bantu benshi. So nubwo Chriss Eazy iyo umubajije iby'urukundo rwe na Pascaline aryumaho, ntago bashaka kubivuga, rimwe na rimwe akanabitera utwatsi akavuga ati reka. Ariko dufite amakuru yizewe wahamya neza yuko aba bombi bari mu rukundo ndetse runacumba n'umuriro kuva mu mwaka washize w'ibihumbi 2024. Reka mbabwiye ngo ndaje mite mbatamo proof za Chriss Eazy n'ibindi bintu bigaragaza yuko yabakundana na Pascaline. Kwa kuboro baba bagenda bahakana, mfite proof man nyuma y'iki kiganiro. Mbese ndaje nyuma y'iki kiganiro ko byagenda ko kose nacyo kigomba kwita kiza. So ntago ari story ndende, ntago ari boro ndende, n'akantu gato ariko karimo proof zifatika nyine. Poma reka bashimire mabwa ngo kudashapo kuri mwebwe mudoheba kutugaragaza ndetse no kutwereka ko tubana bya buri munsi. Gusa by'umwihariko
niba utarakanda subscribe wakabyara we ukareba ino video iki gikunaniza gukanda sub nyine man ugukandaho gutya nta kindi nyine ni nkuko waba urimo ugira gutya muri telefone urimo umva kino kiganiro ugakandaho gusa just na 5 yawavuyeho na mega zawe zigiye ngo hari bugende rimwe kwijana bise hagenda 2 uyikanda subscribe ikintu bizajya bigufasha no kubona notification buri ko twa uploadinze and then ni inkunga ikomeye cyane kandi ubu uduhaye ni gushyiza itafari ku bintu byacu kuko biba ari fresh cyane iyo umuntu afite subscribe.